Yesu ashimwe amahoro y'Imana nabonekane kuri twese izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Uyu munsi ndagarutse kugira ngo twumve icyo Imana dushakaho kuri munsi wa none inyujije mu ijambo ryayo. Uyu munsi rikubera ry'imbaraga n'inkomezi kandi rikubera ry'umugisha. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve icyo Imana dushakaho, twumve icyo Imana itubwira inyuze mu ijambo ryayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane kandi ishimwe. Uyu munsi wiyumvemo amahoro kuko warinzwe n'Imana kandi umugambi Imana igufiteho ni mwiza mwene data, ahubwo ijambo ry'Imana rikuyobore kandi rikubera ry'imbaraga n'inkomezi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese ibyiringiro bizima, turagushimiye, turaguhimbaje kubera ko ushobora byose, wabwa icyubahiro. Turagushimiye ko urakomeje kudushyigikira, ubuntu bwawe buraduhagije, ukomeze kutuyobora muri byose. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka ntaba ari ryo ahubwo ntaba ari natwe. Icyo ushaka n'icyo ugambiriye ku bantu baba ari cyo kibaho. Iri jambo ritubere ry'imbaraga n'inkomezi. Mwuka wera muyobozi utindiwe kandi atuganze cyane. Urakoze kuri kumwe natwe, ukomeze kutuyobora. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen amen. Imana ihabwa icyubahiro cyane kubw'uko yatwemereye kongera kugaruka, kongera kurindwa, kongera kumva ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Bene data, ndagarutse kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Amazina yanjye ko tutamenyeranye, nitwa Denise Iradukunda Bihiga, ndi umubwiriza butumwa bwiza w'ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ribonekana mu gitabo cya Matayo kugira ngo twumve icyo Imana ikubwira. Uyu munsi wa none wowe nanjye ni twebwe tubwirwa, ntabwo hari kubwirwa umuntu udahari cyangwa se utagihumeka, ntabwo ari uri kubwirwa. Bakunda guca umugani bavuga ngo udahari igiti ntikimugwira. Wowe urumvira ijambo, ni wowe uraba uri kubwirwa, nanjye uri kurivuga, ni njye uraba uri kubwirwa. Hari igihe abakristo cyangwa se abantu b'iki gihe dukunda kumva ko amagambo ataryohereye amatwi yacu, atatunejereje, tukayasunikira ku bandi cyangwa se tukayashyira ku bandi. Ariko nagira ngo utangarize kandi nkubwira ngo ijambo rimanutse ukaryumva ni iryawe, nta wundi muntu nyiraryo. Dukunda kumva yuko amagambo adashimishije avuye muri Bibiliya cyangwa se mu bandi bantu b'Imana atari ayacu, ariko nagira nkubwire ngo ubuhanuzi bumanutse ku buzima bwawe ndetse ari ubukugarura bavuga ngo va mu nzira, ni byiza, ni iby'umumaro kandi n'ibyiciro kuri we nanjye. Izina ry'Imana rishimwe kandi irishyirwe hejuru. Dusome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma muri Matayo ibice byaho 7. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 21. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data uwo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe. Imana dutabare cyane. Twumvisha ijambo ry'Imana. Yesu yabwiraga abigishwa avuga ngo nimunyure mu nzira ifunganye. Munyure mu nzira ifunganye, inzira yo kubaha Imana, inzira yo gusenga, inzira yo gukiranuka, inzira yo kujya mu ijuru. Ibintu by'Imana cyangwa se uku kwizera Imana agakiza ntago ari ikintu cyoroshye. Ni inzira ifunganye mwene data, ni inzira igoye, ni inzira iruhije cyane, harimo ibirushya n'ibigeragezo. Ariko hahirwa umuntu wihangana cyangwa se wihanganira kwinyuramo kuko azabona ingororano. Ariko Bibiliya irakomeza iratubwira ngo nimunyure mu nzira ifunganye. Wowe uyu munsi uri kumvira ijambo, wowe wemeye Imana kwikuyobora, wowe witwa ko wemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe cyangwa se wemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wowe wemera ko Imana ishobora byose, ufite kumva aya magambo. Ijambo riravuze ngo maze aravuga ngo ntabwo abavuga mwami mwami ari bo bazambona. Iri jambo abantu benshi bakunda kurivuga, yabona nk'abantu basenga cyane atabavuga Imana cyane si bo bazayibona. Oya, ntago ari cyo bivuze. Ahubwo biravuze ngo uvuga Imana by'ukuri azayibona kandi agakora icyo Imana ishaka. Ariko abatazayibona niba bavuga ngo Imana tukaba duhora tuvuga Imana mu kanwa kacu ariko tudakora ibyo ishaka, tudakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Aleluya. Imana irashaka kugira ngo tuve mu byo twibwira, tuve mu bitayihesha icyubahiro, dusenge ariko imirimo yacu, imikorere yacu ivuga Imana, ibyo dukora binezereza Imana, ibyo tuvuga bigendera ku mategeko y'Imana, uko twitwara binezereza Imana, imvugo yawe inezereza Imana, intambuko yawe byose bivuga Imana, urugo rwawe ibikorerwamo
binezereza Imana, mu kazi kabaho wirirwa byose bihimbaza izina ry'Uwiteka Imana. Ariko aravuga ngo abavuga ngo mwami si bo bazamubona. Birashoboka ko umaze igihe kinini usenga mwene data, ariko ugasanga ubujura wavanye hari awita mu byaha, uyu munsi wa none uracyabugendana. Ugasanga ishyari wagiraga witwa kutarakizwa, witwa kutarasenga, witwa kutarabatizwa, witwa kutarahanura, witwa kutaramenya kuririmba, uyu munsi wa none ukigendana utwo dusigisigi. Ukaba uri kuririmba, ukabuhanura, ukaba usenga, ukaba wiyiriza ubusa, ukaba ukora n'indi mirimo myiza myinshi, ariko ugasanga ugifite udusigisigi. Satani akakureba akavuga ati nahanure ariko ndamufite, nasenge niyiyirize niyerekwe ariko ndamufite. Satani akavuga ati narara amajoro asenga ariko ndamufite. Mwene data uri kumvira ijambo, birashoboka ko utari umusambanyi, abenshi dukunda kwanga ikintu cyaha kiremereye, utari umwicanyi, utari umurozi, ese utari umujura, ariko ukaba ugifite utwara tw'inyongobeza bugingo tugenda tukwinjira twarakumunze. Birashoboka yuko kubeshya wumva ari ibintu byoroshye, ukumva ntago byakujyana mu rukiko, ukumva biroroheje cyane, ariko utazi ko ku Mana byamaze kumunga ubugingo bwawe. Birashoboka ko uzi yuko ishyari ari byoroheje, ukavuga ngo nese ko nta muntu nica, ariko ugasanga byamaze kumunga ubugingo bwawe. Ejo n'ejo bundi iherezo ryawe ryarangira ugasanga ntubonye umwami. Kubera iki? Ufite ibyakumunze, ufite ibyamunze ubugingo bwawe, ufite ibyamunze kubaho kwawe mu isi y'umwuka. Ukeneye kwitandukanya n'ibitagira umumaro byose kugira ngo uzabashe kubona umwami. Waba wararuhiye iki? Uramutse wariyirije ubusa, uramutse wararirimbye, uramutse warahanuye, ukereka ukavuga mu ndimi nyinshi cyane, ukitanga ukigwa mu butunzi bwawe, ukabutanga mu rusengero ukabufashisha abakene, ariko ntubone umwami Imana. Waba wararuhiye iki? Byaba bibabaje uramutse ujya kuririmba, Satani akavuga ati nubwo aririmba, nubwo ahogoza, nubwo abantu bose bamwumva, ariko aracyafite ishyari, aracyafite ubwibone muri we. Mureka bikore, ariko ndacyafite akagozi kuri we, turacyafitanye igihango. Mwene data irebe kandi wimenye, umenye niba utagifite udusigisigi twa Satani. Birashoboka yuko waba witwa ko waretse ubusambanyi, ariko uyu munsi wa none ukaba ugifite ubuhehezo, ugifite irari ryo kugenda hirya no hino uranga gusa uvuga ati yaba naryamanaga n'uriya byaba byiza. Uracyafite udusigisigi two kwa Satani. Senga Imana kandi uyinginge kugira ngo ikureho izo mbaraga, kuko ziracyakugenza. Ejo n'ejo bundi wabura ubugingo. Kubera iki? Kubera udusigisigi twa Satani. Birashoboka yuko utari umurozi udafata uburozi bwica ngo butamike umuntu. Birashoboka ko utari umwicanyi udashobora gufata icyuma ngo ukicishe umuntu, ariko uko wicaye ukavuga ati kanaka ntakagere ku cyiza, uko wicaye ukamucurira imigambi mibi, uko wicaye ukavuga ati byiza ntibikagere iwe, uwo munsi uri umwicanyi. Ufite ubwicanyi muri we. Satani aracyakuziritse ka kagozi. Ntago wari watandukana na Satani. Imana irashaka kugira ngo witandukanye n'ibitagira umumaro mu buzima bwawe mwene data, witandukanye n'ibitanezereza Imana. Bibiliya iravuga ngo keretse abubaha Imana kandi bagakora ibyo data ashaka. Data uwo nta wundi ni Imana yo mu ijuru. Imana ntikunda ababeshyi, Imana ntikunda abajura, Imana ntikunda abibone, Imana ntikunda abasambanyi, Imana ntikunda abikinisha, Imana ntikunda abanywa urumogi, Imana ibyo byose ntibikunda. Rero irashaka kugira ngo uva wose ari harakubase uyegere. Birashoboka iri jambo rimanukiye, twebwe twitwa ko dusenga, twitwa ko twamenye Imana, birashoboka yuko ibindi byaha byose ubwira ko bikomeye wamaze kwitandukanya nabyo, ariko amagambo wasenya akaba ari nka bombe isenya. Icyo gihe ukaba uri umurimbuzi mu isi y'umwuka ndetse n'iy'umubiri. Mwene data turashishikazwa kugira ngo uve mu byo wibwira, witandukanye n'utwo twaha wumva ko tworoheje, kugira ngo tuzagutandukanya n'umwami. Haleluya. Imana irashaka kugira ngo witandukanye n'ibitagira umumaro kandi wikureho izo ngeso za karande zikubata. Ibyo byaha wakoraga witwa ko ukiri mu byaha, niyo munsi ukaba ugikomeje kubigendana, ibyo ni ibitagira umumaro. Ejo n'ejo bundi bizakubuza ubugingo. Nubwo uri kubaka isi y'uyu munsi nziza, ukumva biraryoshye cyane, ukumva ukeneye iterambere, ariko ufite iterambere ryo mu mwuka. Ese witekerejeho ukimenya? Mwene data uri kumvira ijambo, Imana yo mu ijuru irebye mu ruhande rwawe rw'umubiri, yabona ibintu byose biri tayari. Uyu munsi igare ryawe riramutse rimanutse, cyangwa se impanda yawe ikavuga ku buzima bwawe, cyangwa se uyu munsi urupfu rwawe rukaza, cyangwa urwanjye rukaza, mbese wabasha kubona umwami? Cyangwa yazavuga ati mva imbere sinigeze nkumenya? Erega kuvuga ngo azabango ni mumva imbere sinigeze mbamenya, mu by'ukuri ngo nabo bazamusubiza ngo twarahanuraga. N'ukuri barasengaga abo bantu, bazaba barasenga nk'uko dusenga, bazaba bariyirizaga nk'uko twiyiriza, bazaba barekuga nk'uko twerekwa, bazaba barahanuraga nk'uko tuhanura, bazaba barakizaga abantu nk'uko twasenga bagakira, bazaba barakoraga ibitangaza. Ariko se kuki batazamubona? Ni ugukora umurimo w'Imana uvanga n'ibitagira umumaro. Birashoboka ko umaze
igihe kinini usenga ariko ukaba ugendana igihago cy'ibyaha waranze kugita. Birashoboka ko ushobora gukora ibitangaza ubikoreshejwe kandi kuko ubikoreshejwe n'Imana kugira ngo Imana ikize abakwiriye gukira, wowe ukirise igikarito kinini cy'ibyaha muri wowe. Birashoboka ko ukora noveni nyinshi ariko ukigendana igikarito cy'ibyaha kuri waranze kukirekura, ukagendera muri uwo munyenga w'Imana, ukagendera muri uwo munyenga wo gusenga ariko ukazacyura ibyo. Mwene data, gusenga kwawe kwakubereye uko umugisha, kukubera uko umugisha. Unyumve neza, ntabwo ari uko usubizwa gusa. Ni byiza gusubizwa, turanabisengera cyane, turanabyingingira, turabwira Imana ngo nisoze amasezerano, ni byiza. Ariko se gusenga kwawe wateye intambwe, wagize aho uva ugira naho ugera? Witekerezeho. Nk'abakristo cyangwa se abarokore dukunda kwihana rimwe na rimwe twatura. Birashoboka ko wenda wowe utabizi, urumva iyi video umwe n'umwe, ariko abarokore abemera umwuka wera w'Imana bazi kwiyeza cyangwa se kwihana twatura. Uburyo twihana twaturira n'ibyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaturira n'ibyaha mubone kubabarirwa. Mani tuganze. Byaba bibabaje wararamutse winjiye mu itorero wihana ibyaha 30 n'uyu munsi akaba ari byo ukihana. Waba udahinduka, waba uri umukristo udakura. Ukeneye gukura mu ijambo ry'Imana kandi ukura no mu ngeso, uhinduka. Kura mu ngeso nziza ariko ya ngeso mbi ya kamere uyijugunye. Kura mu ngeso nziza yo kubaha Imana, yo guhinduka, yo kuba muzima mu isi y'umwuka ariko ute wa mubiri wari wambaye utaramenya Imana. Byaba bibabaje uyu munsi wa none warinjiye mu gakiza uri umuhehese ugenda ureba udukobwa tw'abandi, ureba udusore tw'abandi, ureba abagabo b'abandi, ureba abagore b'abandi. Uyu munsi wa none ukabareba ukumva ugize irari ryo kuryamana nabo, ukabareba ukumva ugize irari ryo gukorana nabo ibyaha. Uyu munsi wa none witwa kusenga, witwa gukora ibitangaza, witwa ko werekwa, witwa kuhanura, witwa kuririmba, witwa ko nawe udahanura ariko usenga uzi Imana. Nawe iri jambo rikuribwirwa, ntabwo ribwirwa abahanuzi gusa, ntiribwirwa berekwa gusa, ntiribwirwa abaririmba gusa, ahubwo rirabwirwa buri muntu wese wemeye Imana nk'umucunguzi we. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese ntimuzi ko muri abatambyi? Wewe ubwawe wemeye Imana nk'umukiza wawe, wewe ubwawe wemera ko Imana ishobora byose, nawe uri umutambyi, nawe uri umuhanuzi. Guhanura ntabwo ari ukuvuga ngo ejo hazaba iki gusa. Nawe uri umuhanuzi wo kuvugira Imana, uri umuhamya wo kuvuga ko Imana ishobora byose. Ese wowe uri kumvira ijambo uyu munsi wa none warahindutse? Ushobora kubeshya sosiyete ko wahindutse, nshobora kubeshya sosiyete ko nahindutse, ariko umutima wawe nawe ubwawe mwembi muri babiri muriyizi ko ushobora kuba warahindutse cyangwa utahindutse. Aleluya. Imana irashaka kudukura mu byo twibwira, Imana irashaka kutugirira neza, ariko hari ibikapu tukigendana. Birashoboka ariko wiri guseka bariya ngo ni ndaya, nguriya ngo yarakutse, ngo byaramuyobeye, nguriya ngo akuramo amada, ariko nawe ukaba ufite ibindi bintu ukora. Ese kuhagarara gucira abandi manzi, ko mpagarara gucira abandi manzi, ese twebwe Imana itugenzuye ikatumenya byatubera byiza? Bibiri ivuga neza ngo uyise umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. Mwene data uri kumvira ijambo uyu munsi wa none, aya masaha, igihe cyose urumvira ijambo, uraboneye? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni inzira ifunganye, kwinyuramo n'ukwiyanga, n'ukwikorera umusaraba, n'ukwihararukwa, n'ukutikunda. Uramutse ukibeshya waba wikunda, ntabwo washobora kunyura mu nzira ifunganye. Uramutse ugira ishyari urakikunda, kubera iki ntushobora kunyura mu nzira ifunganye. Uramutse ukigira amagambo asebanya, ateranya, urakikunda, ntushobora kunyura mu nzira ifunganye. Uramutse ukiri umusambanyi kandi byitwa kusenga wamenye Imana, waba udashobora kunyura mu nzira ifunganye. Kubera iki? Ese kubera iki yitwa inzira ifunganye? Ntabwo ari inzira y'igihogera abantu bagendamo biruka. Buriya mu muhanda cyangwa se inzira nini umuntu ashobora kugendamo uko ashaka, ariko nk'akayira gafunganye, akayira gato cyane uranyuramo wicengeza, urwana naho uhata, ntabwo ushobora kugendamo wiruka. Kubera iki? Kugira ngo utangirika cyangwa se udakomereka. Iyi nzira ijya mu ijuru rero isaba kwigomwa, iravunnye, iraruhije. Mwene data uri kumvira ijambo, niba waraje mu nzu y'Imana uvuga ko ukurikiye Imana, nkaba narayijemo, tuvuga ko dukurikiye Imana, tuvuga ko turi abakizwa, turi abarokore, ese gukizwa ubundi ni iki? Gukizwa ni ukureka ibidahesha Imana icyubahiro wakoraga, niko gukizwa. Gukizwa ntabwo ari uko Yesu yaje gusa ngo aducungure, ni byiza, ariko yaraje kugira ngo tuve hahandi hatagira umumaro, hahandi hatamuhesha icyubahiro, twiyambure uwo mubiri, twiyambure iyo shusho twagenderagamo mu gihe tutaramumenya. Aho wamumenyeye wakoze iki? Warahindutse cyangwa uracyari wa wundi wa kera iwanyu? Cyangwa uracyari wa wundi wa kera wari umujura?
cyangwa uracyari wa wundi wa kera wabeshyaga, cyangwa uracyari wa wundi wa kera wakuragamo amada, cyangwa uracyari wa wundi wa kera wibaga. Uyu munsi wa none itekerezo ko kumenya Imana kwawe, kurara amajoro usenga, ko wirirwa buri gihe uhirimbana ujya gusenga mu rusengero, kurara amajoro ukirirwa yandi uvuga rozari, kumara imisozi uri kwigenda ujya mu butayu, kumara igihe wicisha inzara wiririza. Ese warakuze mu isi y'umwuka? Warakuze cyangwa uri ingwingiri? Wavuye mu mubiri wari urimo wa kera, uyu munsi wa none warahindutse? Ese ko wamenye Imana witwa kuri umubeshyi warabiretse? Ko wamenye Imana witwa kuri umujura uyu munsi ntukiriwe? Birashoboka kuri mu rusengero, birashoboka ko uhanura, birashoboka ko usenga, birashoboka ko wiyiriza ubusa, birashoboka ko umara igihe kinini, birashoboka ko umaze imyaka myinshi cyane, ariko ukaba ukigendana igikapu cy'ibyaha wavanye kwa Satani. Niyo mpamvu Satani ntagiye afite cyo kuza kukwirukaho. Kubera iki? Muracyafitanye igihango. Uyu munsi wa none rero ijambo nkuzaniye kugira ngo utazagera imbere y'urubanza bakakwirukana ugakorwa n'isoni ukamwara. Ijambo nkuzaniye ku buzima bwawe ni iki? Nanjye nibwira uyu munsi wa none ni ukugira ngo tureke ibidatunganye, tuve mu byo twibwira bidahesha Imana icyubahiro, tuvemo duhaguruka tubwire Imana ngo Mana turarambiwe, dukize ingoyi. Ese mwene data turi kumvira ijambo, iyo icyaha kikunaniye kureka basi urasenga ukabwira Imana ngo nshoboza, ndi umunyantege nke, sinshoboye, kubeshya byarananiye, kwiba byarananiye, mpimbaraga. Cyangwa urabifata ukabigotomera nk'amazi ukumva ntacyo bitwaye, ukumva nta rubanza. Nukuri urubanza rurahari, urubanza ruriho kubanze kumvira Imana. Byaba bibabaje twarasenze Imana tukamara igihe kinini dusenga, twarabwirijwe, ariko twazagira imbere y'intebe ye akavuga ngo mwumve imbere mwa nkozi bimwe sinigeze mbamenya. Kandi akongera akavuga ngo hepfo ngo nari ndwaye ntimwigeze munsura. Byaba bibabaje witwa umukristo ukamena ibyo kurya utabiha abashonje. Byaba bibabaje ufite imyenda myinshi ukayita muri puberi nta muntu wambika, ntabwo waba uri umukristo. Niwagera imbere ye azakubwira ngo mve imbere kuko nari nambaye ubusa, ntabwo wigeze unyambika. Byaba bibabaje ufite byinshi bya mirenge ariko nta muntu ujya ufasha, azakubwira ngo mve imbere ntabwo nigeze nkumenya. Byaba bibabaje rero warigomwe byinshi, warataye igihe kinini, waramaze imyaka yawe myinshi usenga, ariko inzira zawe zidatunganye. Mwene data turi kumva ijambo, sinshaka kuzumva wararimbutse, nawe ntushaka kuzumva nararimbutse. Tubuze ubugingo kubera iki? Utwaha tumwe duto cyane. Birashoboka ko wihaniye ibyo witwa kari binini, usibye ko nta cyaha kinini gito. Birashoboka ko wenda mu mategeko asanzwe mu buzima bw'isi turimo ushobora kuvuga uti kwica umuntu wenda hari bitandukanye no kujya kubeshya akantu gato, usibye ko byose ni ibyaha bihanirwa. Ariko imbere y'Imana ibyaha byose birangana, nta cyaha kinini n'igitoya. Wewe ubeshya ungana n'umusambanyi, wewe ubeshya ungana n'umwicanyi. Kubera yuko byose Kristo hari impamvu yaje kutwitangira, ni ukugira ngo tuve muri iyo si ya gihonomo, iyo si zarimbuka. Mwene data turi kumvira ijambo, mbese warahindutse? Aho wamenyeye Imana, ko wabatijwe uri mutoya ugakurira mu rusengero buri kimwe ukaba udasiba ishapuri, ukaba udasiba noveni, ukaba udasiba kwiyiriza, mbese ukuharanira guhirimbana kugira ngo ibyo byumweru bijyemo, ayo masengesho yajyemo, imitambagiro yijyemo, kwiyiriza ubusubijyemo. Ese warahindutse? Ukuzi kubahiriza iminsi mukuru isanzwe, ugashyuha cyane ntihagire ugutanga, ukabigurira imyenda, ukavuga ngo nzabinse neza mu kirori bazambone bose. Ni nako ushishikarira kwiyambura ibyaha byawe, ni nako nshishikarira kwiyambura ibyaha byanjye. Mwene data turi kumvira ijambo, ubuzima bwose uzagira, niko nkunda kuvuga, isi zarangira, naho yatinda kurangira, gupfa ho tuzapfa, ariko si iherezo ryacu nk'abakristo rizabiriye. Byaba bibabaje avuze ngo sinigeze nkumenya, umva imbere. Waba wararuhiye iki utabonye Imana? Naba nararuhiye iki ntabonye Imana? Urazi nta rwitwazo ufite, nanjye nta rwitwazo mfite. Mu gihe uyu munsi wa none twaba tuzi Imana, tuzi ikikunda, tuzi n'icyo yanga, ariko tukaba twaranze kubireka. Byaba bibabaje twaranze kwiyambura umwambaro wa Satani. Byaba bibabaje waravuye mu byaha, hari umwambaro wambaye nani umunsi ukaba ukiwambaye. Byaba biteye agahinda. Waba wararuhiye iki? Waba utandukaniye n'abari hanze, n'abantandukaniye n'abariyo?
iyambura ibyo byaha kugira ngo Imana ikugirire neza. Birashoboka ko hari ibyawe ukigendana nabyo bituma utabona umugisha. Kubera iki? Uracyakuriye cya gikapu cya Satani, uracyakuriye wa mwambaro wa kera, uracyakuriye rya shyari, uracyakuriye za nzangano, uracyakuriye bwa bubeshyi, uracyakuriye kwa guteranya, uracyakuriye ibitagira umumaro. Niyo mpamvu bituma utakira umugisha wawe, niyo mpamvu bituma utakira ikimana ikuvugaho, niyo mpamvu bituma utakira amasezerano yawe. Ni ukubera iki? Hari ibindi bintu kirangamiye. Ntatera imbere, ntakure, ntiyige, sinzabyemera ko yubaka, sinzemera ko abyara. Uracyari mu isi y'abarozi, uracyari mu isi yo gusebanya, uracyari mu isi yo guteranya, uracyari mu isi y'uburayi. Nturahinduka. Nubwo uri aho ngaho uracyifuza ababeshyi, uracyifuza abagabo b'abandi, uracyifuza abagore b'abandi, uracyifuza kujya kuryamana n'akana, uracyifuza gukuramo inda. Uracyari mu isi y'ababeshyi, uracyari mu isi y'abatagira umumaro, uracyakuriye ibikapu byo kwa Satani. Bishatse kuvuga ngo iki? Umugisha wawe ntuzabona uko wakira. Kuki? Hari ibyaha bigifunze umugisha wawe. Ni gute wabona umugisha? Banza wumvira Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kumvira Uwiteka Imana yawe biruta ibitambo. Nta gitambo na kimwe ushobora gutanga gishobora gutuma havaho ibyaha byawe usibye kubireka. Kumvira Uwiteka Imana biruta ibitambo. Naguha urugero gatoya. Sawuli abwirwa amagambo. Uwiteka aramubwira ngo genda urimbure abimeleki, abamaleki, ubarimbure ubamare ngo ntugire na kimwe usiga. Ubarimbure bose ubatsinsure ntihagire na gato gasigara k'abamaleki. Ariko Sawuli aragenda ngo yitoranyirizamo abakobwa beza arababika, yica babi, yica abagabo babi, abeza arabareka. Ngo intama mbara zica, ibindi byose ibyiza bikuramo, arangije arabigarura. Umuntu w'Imana ari we Samweli, umuhanuzi w'Imana, aramubwira ati mbese ko ndi kumva gutamatama kw'intama n'iki cyabaye hano? Aramubwira ngo naragiye nkora ibyo Uwiteka Imana yanjye yantumye. Ariko se koko niko yari yabigenje? Birashoboka nawe ko hari ibyo warimbuye ukagira ibindi usiga. Birashoboka ko waretse kwica kubera ko uzi ko bihanirwa n'amategeko ngo batazagufata, ariko ukaba wararetse ishyari muri wowe n'ubundi ukaba wica mu mutima bitagaragara. Birashoboka ko uri umwicanyi wo mwibanga, birashoboka ko uri umubeshi wo mwibanga, birashoboka ko uri umujura wo mwibanga, ugera ahantu abantu batakubona ukiba akantu. Birashoboka yuko ukora ibyaha mwibanga wipfukiranye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo izabishyira imbere yacu byose uko bingana. Birashoboka ko ubikora bitwikiriye, ukihisha abantu, nkihisha abantu, ariko Imana niyabitwikurura ntabwo uzashobora kubitwikira. Mwene data uri kumvira ijambo, nta mugisha niba utarareka icyaha, nta juru nimba utarareka icyaha. Uyu munsi wa none Imana iragushaka, irashaka kuva mu bubata bwa Satani, irashaka kurimbura abamaleki bose ukabamara. Sawuli rero ngo aragenda arimbura ababi gusa n'ibibi gusa, arangije azana iki? Ibyiza. Samweli aravuga ngo ni iby'iki? Arangwa n'ibyo gutambira Uwiteka Imana yawe ibitambo. Imana ntishaka kugira ngo ibyo bijurano wagiye kwiba ari byiza gutangamo icya 10. Ntago ariyo maturo Imana ikeneye. Imana irashaka ko naho waba umukene rwose, naho utagira amaturo, ariko umukiranutse, ni byiza kuyagira, ariko ntago ari ibyo ngibyo Imana ishishikajwe nabyo. Mwene data uri kumvira ijambo, ntago Imana ikeneye icya 10 cyo kuko wagiye kwica umuntu, wagiye kuniga kanaka, wagiye kuroga kanaka. Ntabwo ayo maturo ari Imana ikeneye. Imana ikeneye umutima wawe kurusha ibindi byose wabasha gutura. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Samweli aramubwira ngo kubaha Imana cyangwa se kumvira Imana biruta ibitambo. Nawe uri kumvira ijambo uyu munsi wa none, rimbura abamaleki bose ku buzima bwawe, rimbura ibituma udahura n'Imana, rimbura ibidatuma wakira umugisha, rimbura ibyakubuza ijuru. Uyu munsi wa none birashoboka yuko hari ibyo warimbuye, hari ibyo waretse, ariko utundi ugakomeza kugendana natwo hano utubitse. Birashoboka ko ukomeje kutubika mu mufuka, birashoboka ko ukomeje kugendana natwo, birashoboka ko umaze imyaka myinshi tugendana, utwo twaha twakubaza, ibyo byaha byakugundiriye, ukomeje kugendana nabyo nka zahabu. Uyu munsi wa none nubwo bikuryoheye, Imana iragutangariza ijambo ngo bijugunye, kubera ko nyuma y'ibi ubuzima turimo, nyuma y'uru rugamba tugendamo, ubu buzima bwa buri munsi hari impinduka kandi hari urubanza. Yesu azakubwira ngo iki? Itekerezeho. Aho urumvira ijambo uyu munsi wa none, aka kanya uraryumvira, uyu muntu turaryumvira, ukaryumva uyu munsi wa none, ugeze imbere y'Imana, aka kanya tuvuge ko hahindutse filime yiturunye ikaza imbere yawe. Yesu akakubaza, yavuga ngo iki? Yavuga ngo ngwino mu bwami, cyangwa avuga ngo genda wankoze ibibi sinigeze nkumenya, cyangwa yambwira ngo genda wankoze ibibi sinigeze nkumenya. Itekerezeho uyu munsi wa none, naho ubuzima uko bwagenda kose buzarangira, ariko se iherezo ryacu ni irihe? Mwene data uri kumvira ijambo, imigisha usaba uzayibona, ariko mu kuyibona amamodoka meza dusaba, imiryango dusaba,
abagabo dusaba, abagore dusaba, amafaranga, icyubahiro byose bizashirira hano ku isi. Ariko se iherezo ryacu, abemera Imana nk'umukiza cyangwa se nk'umutabazi wacu, tuzi ko ari ubundi buzima. Mwene data, Imana iragushaka kugira ngo igutabare, ariko urabanza gutera intambwe. Imbere yacu hari inzira ebyiri, hari inzira y'icyiza n'ikibi. Yosuwa abwira Abisirayeli ati, imbere yacu hari Imana yadukuye muri Egiputa ikadukiza abanyamisiri bari batumereye nabi, ikadukiza Farawo, ikadukiza amahanga yose yaturwanyaga. Aravuga ngo hari muhitemo niba muzakorera Imana z'Abamori, ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Imana. Naho abandi batakorera Imana, wowe uri kumvira ijambo umunsi wa none, uhitemo kuyikorera, uhitemo kugendana nayo, n'umugisha kuri wowe. Tugiye gusenga. Birashoboka ko umaze igihe kinini, imyaka myinshi usenga, ntabwo bigombera kuba udasenga. Iri jambo ryabwiwe abasenga, ryabwiwe abemera Imana, ryabwiwe ababa mu nzu y'Imana, ryabwiwe twebwe bamazemo igihe kinini. Ese uyu munsi wa none Yesu ahise aza imbere yawe, urubanza rugahita rukugeraho, aho ngaho urumvirira ijambo, ube mu modoka, ube wicaye iwawe, ku ishuri, uryama, uri mu rugo, akaza imbere yawe, aka kanya urumvirira ijambo, yavuga ngo ngwino winjire, cyangwa yavuga ngo mva imbere sinigeze nkumenya. Itekerezeho, ibyo usaba byose bizarangira, ariko ubugingo buhoraho ntibuzarangira. Mwene data, reka dusenge. Urekure icyo gikapu wari ufite cyuzuye ibyaha, urekure iyo ngoyi wari ufite. Ushobora kuvuga ngo barangwa n'abakozi ba Satani, ngo barabakora Satani, ngo urengo n'umupagani. Weho wirebye ukabanza ukimenya, njyewe nirebye nkabanza nkimenya. Ntabwo dukora Satani. Birashobora kutamukorera ngo uvuge ngo ngiye ngo aleluya ngo nkorera Satani, ariko ibyo ukora, ibyo nkora, ibyo ni ibihimbaza Satani. Reka twikure mu byaha, tubashe gusingira icyo Umwami yadufatiye. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje kubwira ijambo ryiza ry'umugisha. Wabwa icyubahiro. Tumaze kumenya yuko hari abazagera imbere kuvuga ngo si wigeze ubamenya. Turakwinginze kugira ngo ntituzabonekane muri uwo mubare. Buri wese urumvira ijambo, mukureho ingoyi za Satani yarasigaranye. Ibyaha by'inyongobeza bugingo byatubase, twananiwe kureka, uduhe imbaraga zo kubireka, udutsindishize kandi dukure mu byaha byari byaratubase. Ureke kugira ngo tuve muri iyo wuri y'abakarudaya yari dufashe. Urakoze Kristo, uha imbaraga buri wese, udushoboze kandi uturwanire, udukure mu cyane gisa nacyo, uduhe imbaraga zo kunesha kandi utwohereze mwuka wera kutuyobora. Urakoze kugira neza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana iduhana umugisha bene data, ute izo ngoyi wari ufitanye na Satani kugira ngo ubashe kugira ibyo usingira, ubashe gusingira ubugingo. Ubugingo ntabwo ari amagambo, iri juru wumva ntabwo ari imikino, iri juru wumva ntabwo ari ibindi bizamini bizakorwa ngo uvuga ngo ubwenge bwawe bwinshi nibwo buzakujyana. Oya, imirimo ukora, aya mateka ugenda wandika mu buzima bwacu bwa buri munsi, niryo juru turi guharanira. Nimba ukora nabi, ntaryo wamaze kuryicira, nta masengesho azagusengerwa, nta bitambo bizagutangirwa, nta maturo ufite ashobora kukwinjiza mu ijuru, usibye kimwe gusa, kumvira Imana no gukora icyo Imana igushakaho. Imana ituganze cyane. Imana rero iduhana umugisha cyane muri byose, kandi turusheho kurwana no guhatana kugira ngo tuve mu bitagira umumaro. Mwene data, ujye wikontorora, ureba ati aho namenye Imana, ko nitwa ko njya mu misa ntajya nsiba, ese ko ndi padiri, ese ko ndi musenyeri, ese ko ndi umushumba, ko ndi bishop, ko ndi umuhanuzi, ko ndi umuririmbyi, ko ndi umwinginzi, ko ndi umunyamasengesho. Ese igihe ninjiriye mu Mana, igihe ninjiriye mu rusengero, ko mvuga ko nsenga, narahindutse cyangwa ndacyari wa wundi, ndacyagendana n'ishyari nagiraga, ndacyagendana n'ubuhesi nagiraga, ndacyagendana n'ububeshyi nagiraga, ndacyagendana n'ubujura nagiraga. Uyu munsi wirebe kandi bimenye, we uriyizi gusomye ko undi muntu akuze. Imana iduhana umugisha bene data. Turarekera abantu batarakora subscribe kugira ngo ukande kuri iryo jambo ry'umutuku, nimba ricyanditseho umutuku ntago wari wiyandikisha, kugira ngo ujye wumva ibiganiro dutambutsa hano. Imana iduhana umugisha cyane. Turabarekera kugira ngo dukomeze dukoreshe ya ubwami bw'Imana bwamamare hirya no hino hatandukanye. Ukoreshe ya wohereza inshuti zawe. Imana ituganze cyane. Murakoze. Imana iduhana umugisha, kandi tujye dutanga ibitekerezo byacu, comment. Niba hari icyo ushaka kugira ngo tuzazane ijambo ry'Imana, ushobora kwandika muri comment kugira ngo twumve inyigisho dushobora kwigishaho ubutaha. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi icyo nkwifuriza nanjye niyifuriza ni ukugira ngo tureke ibyaha, tutazakorwa n'isoni tugeze imbere y'Umwami. Ndakwifuriza kuzahurira nawe i Siyoni mu gitaramo cy'abera. Imana iduhana umugisha cyane.